Yes, reka ndusheho rero kongera kuguhereza ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV, wowe udahema kudukurikira buri munsi umunsi ku munsi. Reka ndusheho kukwifuriza kumera neza kandi no kuza kugira umunsi mwiza cyane. Nyagasani aze kugendana nawe mu byo ukora byaba ibya buri munsi. Rero ngewe ukwifuriza bino ndi Nsabimana Jean Bosco, iyi channel yo ni Kamatoki TV. Nimba utarakanda subscribe reka nkubwire ati kanda subscribe kuri ako kajambo kagana iburyo, maze ujye ubona inkuru zose zaba izibera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'izibera hanze yacyo. Ujye ubona amakuru ku gihe, uba uwa mbere mu bazajya baba bazi amakuru kandi agezweho ya buri munsi. Rero tugarukanye n'urupfu rwa Theogene ni nyuma y'igihe kinini cyane gishize. Uyu mugabo Theogene cyangwa se uwo bise inzahuke yitabye Imana cyangwa se atabarutse. Ni iki rero nje kukubwiraho nyuma y'uko ari inkuru yari imaze guhora, yari imaze kuba itakivugwa na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibiki ngarutse nje kukubwiraho nanone, nibyo ngira ngo utege amatwi tuze kuganiraho. Byagenze gute? Ni gute byagenze? Cyangwa se uyu mukozi w'Imana bundi mbere y'uko apfa yari yabanje kurota izihe nzozi? Ni biki yari yarabanje kubona mbere y'ibi ngibi? Ni biki abantu bavuze nyuma y'uko Theogene apfa? Nibyo rero nje kukubwiraho. Icyo nakubwira cyo rero, mbere na mbere hari abanyamakuru hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, abanyamakuru bazindutse bavuga ku rupfu rw'uyu Theogene inzahuke. Abanyamakuru rero baje kugarukaho n'ibindi binyamakuru bimwe na bimwe bigiye bitangaza amakuru hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari nabyo nje gutindaho nkubwira rero ku bavuze kuri uyu mugabo. Ni ibiki byabaye ubwo bashyinguraga uyu mupasiteri Theogene? Ngo bavuze yuko kwirimbi habareye indi nkuru idasanzwe, cyangwa se ngo ubwo bimuraga umurambo wa pasiteri Theogene bawerekeza kwirimba aho yari agiye kuba yashyingurwa, hari ibintu byabaye biratangaza abantu benshi ndetse ngo biza kwivangamo na polisi y'igihugu. Ni ibiki rero byabaye? Nibyo nje kugusobanura. Yes, reka rero twinjire mu nkuru neza cyane nagutinda, maze nguhe imva n'imvano y'ibi ngibi byabaye kuri pasiteri Theogene. Munyemerere rero mu kanya nk'aka ngaka tubanze tuvuge amwe mu mateka yaranze uyu pasiteri Theogene mbere y'uko apfa, ndetse n'umuryango we. Mbanze twibutse abantu bimwe mu byavuzwe kuri uyu mupasiteri Theogene, cyangwa se amwe mu mateka yamuranze. Yari muntu ki ubundi uyu pasiteri Theogene? Yes, rero reka duhereze ikaze abantu mwese mudukurikiye, maze tugendane neza muri aya mateka ya pasiteri Theogene. Murakoze. Pasiteri Theogene, Pastor Theogene inzahuke, benshi bamenye kuri iryo zina nk'inzahuke, umukozi w'Imana, uyu wabayeho aharanira kuvuga ijambo ry'Imana ndetse akabwiriza imitima ya bamwe na bamwe, abinangiye nka bamwe binangiye nka Farawo bagahumuka babwiwe ijambo ryiza rituruka muri Bibiliya, cyangwa se ijambo ryiza ryaturukaga mu mukozi w'Imana pasiteri Theogene bise inzahuke. Uyu mugabo yari umugabo utunze abana batatu ndetse n'umugore, umukobwa umwe ndetse n'abahungu babiri. Pasiteri Theogene yarangiranye n'uyu mwaka wa 2023, maze ubwo yerekezaga mu gihugu cya Kenya, igihugu cy'abaturanyi, imodoka yari imujyanye nibwo yaje gukora impanuka ikomeye cyane, maze uyu pasiteri Theogene biza kuba ngombwa yuko atarenga muri iyi mpanuka. Mu magambo Theogene yavuze ubwo yasambaga, yavuze yuko ngo adapfuye ahubwo azutse, ndetse akazukira muri roho nzima, asanze umwuka wera wamuhamagaye aho Imana yari yifuje kongera kumubona mu gihugu cyo mu ijuru. Hari abantu benshi aya magambo bayakiriye nk'ukuri, ndetse kandi bayaherekezanya ijambo rikomeye cyane bavuga ati rest in peace, mukozi w'Imana uruhukire mu mahoro. Abantu benshi bavuga yuko nta handi Theogene yerekeje, cyangwa se pastor inzahuke yerekeje, bavuga ko yerekeje mu bwami bw'ijuru, mu gihugu cyo mu ijuru aho twese twifuza kuzajya. Ni nyuma y'ibikorwa byiza yari yarakoreye muri iyi si yacu. Bavuga ko yari umupasiteri wavugaga ukuri kwinshi cyane, haba ku ruhimbi, bimwe abandi bapasiteri bazimiza, bimwe abandi batinya kuvuga kugira ngo abakristo ndetse n'abandi bagandukiye iryo dini ryabo batabashiraho. Uyu nguyu we bavuga ko yabishyiraga hanze, uyu Pastor Theogene.
bavuga ko nta kabuzwa yakoreshaga n'umwuka w'Imana ndetse kandi umwuka w'Imana wari wituriye muri uyu mukozi Pasiteri Theogene. Reka tuvuge gatoya ku mateka ya Pastor Theogene. Uyu Pasiteri Theogene Nzahuke mu bwana bwe yakuze ari umwana w'ikirara ndetse akura ari umwana udafite imikurire myiza cyane, twavuga nk'imico myiza yagiraga cyangwa se imico yagiraga ntabwo yaranzwe n'imico myiza mu bwana bwiwe, kuko Pastor Theogene yamaze igihe kinini anywa itabi, urumogi ndetse n'andi matabi yose. Nyuma y'igihe kinini cyane Imana imubatuye imukuye muri ibi byaha yigaraguragamo, Pastor Theogene yaje kongera afatwa n'ikindi kigeragezo gisa nk'aho ari ikigeragezo cyashakaga kumusubiza muri bwa bukene yahozemo cyangwa se muri bwa buzima bubi yahozemo bwo kunywa urumogi ndetse n'ibiyobyabwenge bindi bigiye bitandukanye. Iki kigeragezo yahuye nacyo nta kindi, ni ikigeragezo cy'ubukene cyaje kimukubita ndetse gishaka kumusubiza hasi kugeza ubwo Pastor Theogene yihebye. Iyo wihebye warigeze kunywaho urumogi cyangwa warigeze gukoronezwa n'ibi biyobyabwenge, uhita wumva ko igisubizo nta kindi ari ugusubira muri bya bintu. Maze Pastor Theogene yatangiye gusaba imbaraga zikomeye cyane z'umwuka wera kugira ngo atazabasha gusubira muri bya bintu yahozemo. Maze mu gihe gitoya cyane Pastor Theogene atangira gusubira ku mihanda, ariko nanone ntiyasubira ku muhanda anywa rwa rumogi, ahubwo yasubiye ku muhanda acuruza, aho yabaye umucuruzi ucuruza ibijumba haba mu modoka ndetse adepoza hirya no hino. Ibi yabikoze igihe gitoya cyane, maze Imana imukubita iteka. Pastor Theogene atangira kubwiriza ijambo ry'Imana. Yatangiye abwiriza mu nsengero, abantu baza kubona yuko uyu mupasiteri ashobora kuba yaratumwe n'Imana, maze araguka atangira kuba umupasiteri mpuzamahanga. Ku ikubitiro bwa mbere na mbere Pastor Theogene yatubuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, ubwo yambukaga umupaka yerekeza mu gihugu cya Tanzania kuvuga ijambo ry'Imana. Ageze hakurya y'umupaka yarahimbaje cyane, avuga yuko nta hantu amaboko y'Imana atamugeza ndetse nta n'aho imbaraga z'Imana zitamugeza. Ahangaha yari atangiye kuba umuntu usirimutse cyane, kuko yari atangiye kuba umuntu wifuzwa n'abantu benshi cyane, atari abo mu Rwanda gusa ahubwo ndetse no hanze y'u Rwanda. Pastor Theogene ngibi ibiganiro yagiye akora bitandukanye, maze atangira gutumirwa na bamwe mu macano, imbuga zimwe na zimwe zitangira kumutumira, amateleviziyo amwe n'amwe atangira kumutumira, abanyamakuru bamwe na bamwe batangira kumushaka, cyane yuko bamucuruje cyane ubwo yari akiri muzima. Bavuga yuko uyu Pastor Theogene uko yacuruje akiri muzima nuko yacuruje amaze gupfa, urupfu rwe rwazamuye abantu benshi cyane kurenza uko yacurujwe akiri muzima. Ngaya amakuru ababaje kandi nanone ashimishije kuri bamwe yagiriye inyungu. Bavuga yuko umurambo w'abasitari ucuruzwa cyane kurenza kuba ari muzima. Bavuga yuko iyo umuntu apfuye abona inshuti nyinshi cyane, abona abamukundaga. Ahangaha ngo nibwo abantu batangira kukwitaho cyane kurenza uko ari muzima. Ahangaha birahuza cyane na bimwe nari ngiye kukubwira by'inkuru y'abanyamakuru bavuze kuri uru rupfu rwa Pasiteri Theogene. Bisa nk'aho abantu benshi bapfuye muri iki kinyejana cyacu turimo cyangwa se muri uyu mwaka turimo, inkuru zahitinze cyane cyangwa inkuru zavuzwe cyane ariyo top 10 cyangwa top 5 ndaza kuguhereza ku nkuru z'abasitari bagiye bapfa muri uyu mwaka ndetse bakavugwaho cyane. Uyu mupasiteri Pastor Theogene nawe yaje mu ruhando rw'abasitari bavuzweho cyane, uretse ko watarazwi cyane akiri muzima, ahubwo we yamenyekanye kenshi cyane cyangwa se n'abantu benshi ubu ngubu amaze gupfa. Ni nyuma y'uko habanje urupfu rwa Jay Polly, urunguru rwavuzweho n'abantu batari bakeya, ndetse nanone rwaranzwe n'urupfu rwa Kizito Mihigo, urunguru rwavuzweho n'abantu benshi cyane ndetse ruza kuvugwaho n'isi yose. Perezida Washington wa Amerika nawe aza kuba yaravuze kuri uru rupfu. Nyuma y'ibi ngibi haje kuvuga urupfu rwa Yvan Buravan. Yvan Buravan washegeshe imitima ya bamwe mu banyarwanda ndetse n'abantu batuye hirya no hino ku isi. Uyu nguyu nkubwira yuko Yvan Buravan yari amaze kuzenguruka bimwe mu bihugu akora ibitaramo bigiye bitandukanye, maze nyuma y'iki gihe nawe aza kwitaba Imana. Ibi biherekejwe rero n'uru rupfu rwa Theogene rw'umukozi w'Imana. Ni nyuma y'uko hagiye hapfa abahanzi benshi cyane, ariko nanone bakora bimwe mu miziki twavuga yuko ari iy'isi, ururimi abantu benshi bakunze kuyivugamo, maze aba bahanzi bose baza kubundikirwa n'umupasiteri Theogene. Ibi ngibi bivuga yuko aho bari bose bahuriye bagiye gusengerwa ndetse bagaherekezwa n'amasengesho ya Pastor Theogene.
aya makuru rero niyo makuru nari ngufitiye, ni bimwe mu cyegeranyo ngayo nguko rero amwe mu mateka yaranze Pastor Eugene, nge wayakugezagaho ni Nsabimana Jean Bosco. Reka ndusheho kukwifuriza kuza kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza. Abantu mutarakanda subscribe, iyi niyo channel ya mbere yo gukandiraho subscribe, nta kindi rero, reka ubane n'umugisha w'Imana. Ciao.